uteme ijambo ry'Imana tubanze tuyisegura amashimwe. Hahaguruka umusore twari mu iteraniro Kicukiro aza imbere afata mikoro aravuga ngo ishimwe nshaka gushima uyu munsi ni ku cyumweru, ejo bundi kuwa gatanu nyuma ya saa sita Imana yampaye provisoire maze gukora inshuro 38. Ngewe nari nkoze kangahe? Inshuro 38. Yavuze igihe yahereye ashaka provisoire, avuga uturere yakoreyemo, avuga stade yagiyemo, avuga amafaranga yatanze. Mbwira Imana aho nicaye nti Imana ndi umunebwe nta mwete ngira, umbabarire. Ejo ndasubira gusaba kode ya kangahe? Ya gatatu. Kuwa mbere nasubiye gusaba kode ya gatatu, bampa mu kwa gatanu subirayo. Ngeze kuri machine nkora ikizamini nari maze kumetriza ku Muhima. Ngeze kuri machine ndakora mbona ibintu byose mbyumva, mbona ndabona 20, nkiritse ku manota gusoza ikizamini hiyandika 11 ku nshuro ya gatatu. Uwo munsi nahuye n'ibibazo ntazibagirwa. Naraje ngeze mu rugo nahuye n'isanganya rikomeye. Madamu yarambwiye ngo se sheri uvuye mu kizami kandi ntiye watsinze ntimbuze rimwe. Arambwiye ati uri muzima, ariko nahuye n'ibibazo mwakagira Imana. Arambwira ngo nta kibazo ufite. Ntacyo. Umuntu w'umugabo wagiye mu ishuri ukiga ukamara ukwezi wiga Ikinyarwanda, abapolisi bakubona buri munsi ku Muhima, uba kuri televiziyo, uba kuri YouTube, uba kuri radio, abapolisi bose barakuzi, uyo bakubona hariya wewe wumva nasoni ufite. Numva ibintu birakomeye. Kurya ko abagabo ko kwihagararaho romba nihagazeho mba namukanza. Ntabwo nta soni ugira. Wewe ntiwatwara imodoka wazagiye nawe ukajya gushaka provisoire. Ahitambwira ngo wansabiye kode, umva gashya. Ndagiye nasaba kode ebyiri nsabiye yanjye niye ku munsi umwe. Ndaza muha kode bamuhaye, ahitambwira ngo nsabira mwarimu ibibazo mujya mwiga, bamwohereza soft kuri telefone. Akarara soma umunsi w'ikizami. Twembi turashorerana. Ni mu bitangaza. Twagiye ku Muhima kuri polisi. Bamwicaza mu ruhande rwe banyicaza mu rwanjye. Ngeze imbere ya machine ndasenga. Dore amasengesho nasenze. Nabwiye Imana nti Imana, iyi ni inshuro yanjye ya 4. Inshuro nageze hano urazizi. Nazanye n'umugore. Niba unkunda undinde uyu mugore. Umundinde. Numvaga natsinda ngatsindwa ntaraza kumukira. Nakoze ibibazo nkajya ndunguruka aho yicaye nkabona ari concentre kuri machine ndakora. Ngeze ku kibazo cya 18 ndabyibuka biri muri memoire yanjye, ndambika suri hasi senga isengesho riri mu buginga. Mbwira Imana nti Imana niba unkunda nawe atsindwe rimwe. Atsindwe rimwe menye ko ibintu nta mikino igibamo. Yo fata suri hirika ku cya 18 ngera ku cya 19. Ndavuga nti Imana unkura ahantu hankuye. Nkiritse ku manota gusoza hiyandika manota 11. Numva icyuya mu mugongo, numva icyuya mu birenge. Ndavuga nti ndanyura mwakagira Imana mwe. Ndambura ikiganza ngo umupolisi ambohore soke. Araza arambwira ngo soka wabuze inota rimwe. Ngeze hanze muri parking yo ku Muhima, nkagara handi mu mapave, kajya nzenguruka mbwira Imana, Imana asoke nawe yababaye tuze gutaha twese dufite ibibazo. Numva ari ibintu bikomeye. Mu minota nk'itanu mpagaze ari kuzenguruka mbona kubise cyacu cyo kuri polisi, ansanga muri parking yazayiruka arampobera arambwira ati sheri mbonye 18 ubonye angahe? 18. Ibicyanyo ntabwo byari Twaratashe. Urumva ukuntu ratashye. Tugeze mu rugo arambwira ati urumva umeze ute? Ntimeze neza. Ati rero surandihira njye kwiga imodoka. Niwe ko watsinze wabura kujya kwiga imodoka. Ndamurihira agenda ajya kwiga imodoka. Amaze icyumweru ari kwiga. Ijwi riransura. Irambwira ati ariko umugore wawe ni umushoferi azajya gutwara, ubwo nta soni ufite. Subira gusaba kode bwa kangahe? Bwa 5. Ngenda ntamubwiye umunsi w'ikizami ndagenda. Hari ikintu cyantangaje nabonye experience mu provisoire. Umunsi wa mbere njya gukora provisoire nabisize kuri stati. Ngira abantu ni munsengere ngiye gukora provisoire. Ariko ku nshuro ya 5 n'umugore tubana ntiyamenye iyo nagiye. Burya iyo ukivuga sha utari wabona. Biri gutangaza utari wabona. Naragiye ku nshuro yanjye ya 5 njya mu kizami saa 2 n'igice nari ntangiye gukora inshuro yanjye ya 5. Agasubiremo. Akaye musho. Nta muntu mbere wajura posting babwiye. Akantu kose kambagaho narapostingaga. Ariko bimaze kuranga ntawe nabwiye. Nagiye nacecetse. Mve nawe. Hari ibicaniro twisenyera, hari n'ibyo dusenya ari twebwe.
ku nshuro ya gatanu ndagenda njya kuri mashini mu gitondo saa 2:30 ku Muhima nkora ikizami nkubise gusoza ikizami ku nshuro ya gatanu hiyandika amanota 18. turi kwimbaraga yitwa umwete, yitwa umuhati, yitwa kudacika intege. Ibintu Imana yavuganye natwe izabisohoza kubera ko itabeshye. Nimuvuge ngo amen cyane. Haleluya. Nimwumvere igitangaza. Naragiye ngeze mu rugo madame ari kwiga, nanjye niyumvamo kujya kwiga imodoka. Ndagenda njya kwiga imodoka. Nimuvuge ngo amen. Haleluya. Ndagenda njya kwiga imodoka. Ariko Imana ni nziza. Haleluya. Munyikirize. Haleluya. Hari ibintu Imana igomba kuduha tukiri ino kuko turabikeneye. Najyanye na madame muri anniversaire mu mudugudu kwa Rujugiro rwuririya. Ari nijoro dutashye tubura imodoka, mbategera moto we n'umwana. Bajya kuri moto bombi. Moto itobokera ipine hano kwa mutwe mu mabuye bari kumanuka. Bari bapfuye. Gutegera abo bantu moto nanjye na moto murabona ko bidakwiye. Naragiye njya gukora ikizami ku itariki 30 z'ukwa 9. Musho mvuye kureba perimi ndayifite ngiye. Iyi perimi iyi mvuye kuyifata mu kanya kashize, mvuye kuyizana kuri polisi Rweza Amenyo ngiyi. Narayikoreye ku itariki 30 hasigaye icyumweru kimwe. Umushumba niba byibukana musanze muri biro ari kumwe n'umutware we, ndavuga ni mu nsengere nibyo nashakaga. Dore ngiyi muzana amavuta ngiyi rwose. Bona vuba nta ibi by'iperimi n'imodoka rwose ntimwitege ko ari kera. Amen. Ni vuba. Nibahaguruke tuyisengere, babanze bahaguruke. Ngo muhaguruke nyine kandi nzajya mbatwara pe. Iya gatatu twaravuze ngo ni ukwemerwa n'Imana ndetse n'abantu. 4 twaravuze ngo ni imyanzuro, ibyemezo ufatira ubuzima bwawe. 5 twaravuze ngo ni ukumenya igihe cyawe. Unyemerere nyaruka niruke nihute dusenge. Shaka kuvuga imbaraga 5 zagufasha kurinda. Kugira gute? Kurinda igicaniro cyawe. Twavuze ngo kugisana ni kimwe, gusenya ibyubatswe ni kimwe, ariko kurinda igicaniro wubatse, kurinda igicaniro wasanye, hari imbaraga ugomba gukoresha kugira ngo kitangirika. Murifuza kuzumva imbaraga ya mbere irinda igicaniro cyawe wasanye, irinda igicaniro cyawe wubatse, ni imbaraga yitwa Umwuka Wera. Iki Umwuka Wera niyo mbaraga izagufasha kurinda igicaniro cyawe. Yaba mwe muri hano, yaba nkurikiye bari kure, igihe cyose utari wahabwa imbaraga yitwa Umwuka Wera, igicaniro cyawe kugira ngo kizakomere bizagorana. Ibyakozwe n'intumwa ari mu 8 haravuga ngo icyakora muzahabwa Umwuka Wera, imbaraga irinda igicaniro wasanye, ni imbaraga yitwa Umwuka Wera. Umwuka Wera ni uzakubesha Kigali ntusambane hatuye abasambanyi. Umwuka Wera ni uzakubesha Kigali ntiwibe kandi ibyo kwibuhura nabyo. Umwuka Wera ni uzakubesha Kigali nturaguze kandi abandi baraguza. Urasabwa gutunga imbaraga yitwa iki? Umwuka Wera. Uyu Mwuka Wera agira imbuto. Iyo umuntu yamaze kumwakira ahabwa imbuto za Mwuka Wera. Ni 9 sinza kuzivuga. Harimo urukundo, harimo kwihangana, harimo ibyishimo, harimo kugira neza. Umuntu wakiriye Umwuka Wera nimuvuge ngo amen. Yera imbuto z'Umwuka Wera. Wa musomyi wacu ari hafi kanzinyuramo nirukanka. Umuntu wakiriye imbaraga yitwa Umwuka Wera yera imbuto z'Umwuka Wera. Nidurasomera Abagalatiya 5:22 kugera 23. Abagalatiya, urwandiko rw'Abagalatiya ibice 5 murongo 22 n'uwa 23. Imbaraga ya mbere ni Umwuka Wera. Umwuka Wera yera imbuto ni nyinshi, ariko uyu mwanditsi yavuze 9. Ninde wasomye? Ariko rero imbuto z'Umwuka, iya mbere ni urukundo, 2
gatatu ni amahoro, kane ni ukwihangana gatanu no kugira neza, gatandatu n'ingeso nziza, karindwi no gukiranuka, umunani no kugwa neza, icyenda no kwirinda. rekeraho. umwuka wera yera iki? uburo dufite abantu bari hano batagira iyo mbuto ya mbere yitwa urukundo. arya umufuka w'umuceri wenyine ku cyumweru akaza hano ati beneda ati Imana yarangaburiye ati dutere haleluya. ujya uzitera wenyine wagisambo we, urya wenyine. umuntu ufite umwuka wera, iyo mikrofone uyigumane, umuntu ufite umwuka wera yera imbuto z'iki? z'umwuka wera. imbuto z'umwuka wera ni 9. iya mbere ni iyihe? ni iki? urukundo. ko mutavuga ni iki? urukundo. nubwo umuntu mwicaranye mwamutaziranye mutazanye mumpindukira umubwire ngo urankunda, hasoni koko. urukundo rudatanga, urukundo rutera imbuto yo gutanga, ni urukundo rurwaye. yavuze ngo iya kabiri ni iyihe mwene da? ibyishimo n'amahoro. oya, ni ibyishimo, ntabwo ari ibyishimo n'amahoro. ibyishimo ni ukwabya, amahoro ni ukwayo. imbuto ya kabiri ni ibyishimo. udufite abantu b'abarakare batishima no mu nzu y'Imana, kabona bararakaye. munkurikire, kabona nta byishimo bagira. no mu rusengero kabona nta byishimo. mu rugo ugasanga nta byishimo. tugira umupasiteri wacu muri ADEPR, nanamubonye yaje kwigisha hano, simbimuvugira, yigeze gutanga ubuhamya, aravuga ngo kubera agahinda n'ibibazo yakuriyemo ngo ntajya yishima, ngo ajya aseka yabyibagiwe. ngo aseka gusa iyo yabyibagiwe nibwo aseka. ariko umuntu wuzuye umwuka wera agira imbuto ya kabiri yitwa iki? ibyishimo. yishima yahembwe, yishima atarahembwa, yishima agenda na moto, yishima agenda n'imodoka, yishima ataha muri etaje, yishima ataha mu cyahafi, yishima ataha ibyishimo. haleluya. mu mpuguro Pawulo yahaye Abatesalonike mwari rwandiko twasomye ku murongo wa 16 yaravuze ngo mwishime iteka. ni kondisiyo. kwishima ni itegeko. naho wishima bakuguriye igitenge, wishima baguhaye inkoko, wishima bagusongoreje inzara, ishima. abana batsinze buri indege babonye visa. ibyishimo byacu ntibishingiye kuri ibyo, bishingiye ko twuzuye umwuka. turambura ibiganza. haleluya. gatatu amahoro. niki? amahoro. ni amahoro. ubu abantu babuze amahoro, babuze amahoro bagenda muri vewiti, ndabazi. babuze amahoro batuye muri etaje, ndabazi. babuze amahoro bahembwa 500, ndabazi. ariko abantu bakiriye umwuka wera, muri ibyo yaravuze ngo kuri ubu nyagira amahoro mu mutima nyahawe na Yesu Umukiza. yaravuze ngo temba nk'uruzi, abisi ntibayazi. haleluya. amahoro ni imbuto ya gatatu itangwa n'umwuka wera. kandi niba hari ibintu bihenda ku isi ni amahoro. umutekano, amahoro arahenda ku isi. amahoro, umutekano. ariko abanyamwuka dufite umutekano, tujya dusinzira i Kigali nta nzu tugira, ariko dufite amahoro. mwakagira Imana. amahoro dufite abanyamwuka, dufite amahoro. kiyiziye na moto ariko nuzuye amahoro n'umugore wanjye, dufite amahoro. ariko abanyamwuka dufite amahoro. iyo ugize umugisha ufite umugore w'umunyamwuka nawe uri umunyamwuka, mwibera mu munyenga w'umwuka gusa, ntimumenya ngo bwije bwakeye. umwuka wera atanga amahoro. kane kwihangana. Yakobo yandika 12 yaravuze ngo hahirwa umuntu wihanganira n'umugerageza. wa mugore we ugomba kwihanganira umugabo wawe. uriya mugabo nta wundi muntu ari kumushobora. mugabo ureba kuriya yari wawe, wa mugabo we, uriya mugore wawe nta wundi mugabo ari kumushobora. mwihanganire. kwihangana kugira gute? kwihangana. nari mu giterere cy'abashakanye Kacyiru, mvuga ibintu 10 bikuza urugo rw'abashakanye rukamara imyaka myinshi rwishimye. mvugamo ikintu cya mbere cyitwa mwaramutse ku bararanye. umugore n'umugabo iyo bararanye, ijambo rya mbere mu gitondo ni ijambo ribwira uwo mwararanye ngo mwaramutse mute. ufite abantu babyuka nk'amatungo. karana n'umuntu bugacya ntumubwire ngo waramutse ute. ndavuga ngo icya kabiri gikuza urugo rw'abashakanye ni amagambo meza babwira niyo basohotse mu rugo. mugisohoka mugiye, hindukira umugabo cyangwa umugore wawe mubwira uti sheri wambaye neza. cyo ni ijambo rya kabiri rikora.
ijambo rya gatatu ni ijambo ryitwa merci. Maze kurya dufite abagabo barya nk'amatungo, ugahaguruka ku meza udashimiye umuntu watetse merci. Vuga ijambo rya kane ryitwa guhana gift, guha impano uwo mwashakanye. Dufite abantu baherutse impano muri dote. Akibitangaza biragwira mwakagira imana. Imbere yanjye hari yicaye umugore n'umugabo, umugore biramwanga, menya byaramukoze ku mutima ashaka nko guturika, ahita ahindukira umugabo, bari bicazanye abagore n'umugabo, zari couple zicaranye, umugore ahindukira umugabo bitamubwira ati sheri niwe babwiye cyane kabisa, kwihangana biramwanga, aravuga ati icyo kintu niwe babwiye. Vuga icya karindwi, umugore avuga ati nicyo ni wowe. Vuga icya munani, umugore ahaguruka mu iterana avuga ati bivuge bivuge. Narangije kuvuga bahita baka mwarimu w'itorero nimero yanjye, ngeze mu rugo mbona 0 irampamagaye. Umugabo aravuga ati dutwiye Kicukiro mu karere mu Kagarama, watwigishe mu giterane cy'abashakanye bya bintu 10 bavuze uzaze kubitubwira mu rugo iwacu. Niko ntajya nigisha mu ngo, atutaje ubivuge waba wahemutse cyane, uzaboneka ryarahubwo. Numva afiteho imbaraga, nzaza kuwa mbere utaha ku cyumweru gikurikiye saa 10 za nimugoroba, muri nimero irampamagaye ya wa muntu ati ejo umushoferi azaze kugufata ryari. Numva rwarwo ntirunoroshye. Ejo saa 7 zabangezeho wambutse Maison de Jeunes uza mu cyahafi niho ntuye ku muhanda w'amabuye. Saa 7 ziburi tanga agiye kubona muri nimero irampamagaye, ndayitaba ati n'umuntu wohereje kuza kukureba, ngeze ku kiraro ntomoka gatoya ukizamuka gatoya urasanga mpagaze ku muhanda urahita umbona. Nasohotse mu rugo ngiye kubona muri imbere yanjye haturutse imodoka intera amatara, nzamura ikiganza irahagarara, bitamvuga nti ni ibiki navuze bitumye iyi modoka riza kundeba, ubu nzagaruka koko. Naragiye ngezeyo bakingura urupangu ngira ngo ni telecommande bakoresheje, ko nagiye kubona mbona urugi rurijyanye. Ninjiye muri yanzu muri salo, ngezemo sangamo intebe zikoze mu buryo bwa fime, ngiye kwicara manza gukora ngo numve ko gikomeye.